Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza, mwebwe mudahwema kubana natwe kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mubizi, turi company bagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tububakira amazu meza agezweho. Si ibyo gusa kuko tumanaginga n'imitungo yanyu tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Nkuko muri kubibona kuri screen zanyu, turi kubereka inzu nziza. Ni inzu nziza cyane ya cadastre itari nshyashya. Ni inzu nziza ya cadastre rwose, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nka Kabeza. Ukase gato uva mu Giporoso, ukikata uva mu Giporoso rwose utaragera aho umuhanda uva Kabeza wambuka ujya Kicukiro Niboye na za Sonatibe ukatira. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri wavuga ko iyi nzu iri i Remera ntabwo yaba yibeshye, ntabwo yaba agiye kure y'ukuri na gatoya. Iyi nzu rero ikaba iri kugurishwa. Ni inzu ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne cyangwa se cuisine yo mu nzu nziza cyane. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu kandi ifite annex, twavuga ko igizwe n'icyumba cyo hanze, igikoni na stock yacyo, na douche na toilette byo hanze, ikagira n'ikigega cy'amazi kiba kiri hejuru cyangwa se kiri hejuru y'iyo douche na toilette. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite parking ihagije ndetse na jardin, cyane ko iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa 389. Urumva ni ubuso bwa hafi 400, ni hafi 400. Iyi nzu rero ndagira nkubwire ko kandi iri kuri kaburimbo. Iyi nzu iri kuri kaburimbo. Ikindi cy'akarusho kandi ni uko iyi nzu ikora ku mihanda ibiri nk'uko muri kubibona. Ni inzu iri muri quartier nziza cyane iryoshye. Iyi nzu rero ntabatindiye mu magambo, turi kuyigurisha. Iyi nzu turi kuyigurisha kandi turi kuyigurisha amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro kayo, kubera ko nk'ahantu yubatse ikibanza cyaho mu by'ukuri ntabwo cyagurwa munsi ya miliyoni 80-90, hafi 100. Inzu rero iyo wasigara uyigura ngahe bantu banjye? Iyi nzu yo wayigura ngahe niba ikibanza irimo kigurwa miliyoni ziri kabakaba mu 100? Biratangaje rero, kubera ko ngo ikintu ufite itungo rikakugoboka. Ndagira ngo nkumenyeshe ko iyi nzu ishaka amafaranga make cyane, make bimwe bidasanzwe, kuko igiciro cyayo ni miliyoni 120, ariko ziri negociable, miliyoni 120 ziganirwaho. Yes, wakunze iyi nzu rero watubwira cyangwa se ukatumenyesha, hanyuma tukabahuza. Iyi nzu ukayigura rwose ugatunganirwa. Nicyo kintu nabasha kukubwira. Yes, ubwo rero komeza ukande subscribe. Tukwibutsa gukomeza ukanda subscribe aho utarabikora, cyangwa se s'abone ukoresha ururimi rw'Igifaransa, ukore kukazogera, ukoreshe tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Mbibutse ko iyi nzu miliyoni 115 rwose bishoboka. Miliyoni 115 birashoboka mu kibanza gifite 360. Araho nagiye babwira ibitandukanye n'ibyo, ariko mumbabarire. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Tubaye ikaze. Ciao ciao.